jamu kuki muzikunda ku isafuriya zigeze nyine nguzanye ibyo kurya ndabamenya nimumenyere ndabahisamo mutigeze mubona mwangu komwe ko musetsa kurandorera Dayana kinkoko Imana papa sikurikira mugende mwe muri hari agiye gusenyera amaji Zane ibyo ngibyo banze nzishyiriremo mwana uzikoze nuko hari n'izakutse mbere gushira mu ntara mana we ziranyurira ndapfa awe yandetse zirengejeho amazi uziko zirya zikarenzaho n'amazi kugira ngo bitaziniga nibisahira ndize nkoko ntose hari tagiye kuzifuma Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Jeje wasama people so guys rekanize komeze neza abari mu gihugu hanze yacyo abadiaspora bene data namwe ntago nabibagiwe ni wa muhungu wanyu nyaramasimi n'amakombe nyinuka kwitira umwanzara ibinzega kagarura mwozo kuri Imana sinengeze nikuza namba ahubwo natoye sare sakara mitima ya rubanda uyu munsi ndi kumwe n'abantu turavuga ibyo ko byasa kose sinzi bambwiye ngo kubwiza ngo barusha ngo bapamera Yesu mwami bagushutse ninde wakubeshya uko ntago ariko mwambwiye twebwe se aya widuteranye ariko reka bivugire wenda batavanga no kubabeshyira mumeze neza se tumeze bon kabisa turishimye turi good ako nawe ahantu watuzanye ahantu rwose ahantu kagarara yatuzanye oya nukuvuga ngo gahunda turimo ngukura abana beza iwabo tukabazana mu cyaro bakamenya hari ikintu cyari cyarateye urumva hari ikintu cyari cyarateye cyo kuvuga ngo ukabaza nk'umwana mu bipaho kwamaze ati se amataturuka kuki ahubwira ngo amataturuka kwigare se namwe niko mumeze uko byaza kose umuntu abarebye katuruka mu mirima se mu masaka ndabona turi mu mipe imyumbati tuzaho amataturuka ntago turi abana bo mu bipangu twebwe ntago muri abana bo mu bipangu ariko umuntu abarebye abona ko muri mu bipangu Imana yarakoze kuduhisha Mana warakoze turagushimiye Jehova uziko na tuno tuntu twuzuye ivu dore mugenzi wanjye ari gusa shokora yaje mbaye agafira ariko kahinze shokora plante yamaze gusakuma neza nubwo imisatsi ishaje ariko yabaye shokora waduhemukiye kabisa oya ntago nabemukiye abwo no kuvuga ngo mwebwe rero murimo mwitetesha gutya mwaje mu bihe byiza cyane ibihe byiza mwagize Imana n'akavura karagwa musanga akavuga kaguye niyo mpamvu kwikiye ubundi twe twarazaga sibyo ugasanga none ivumbi gucyo urukunda mu maso kubona ntago ndi umuntu none mwebwe murimo murasa none ibaze no kubona mwaje mwambaye asa ubundi muzano tugiye mbere ya byose uzi ko twe twabivuganye bino bintu turahazi tugiye he uzi gutanga umusada ariko banyarwanda namwe abantu bata tugiye gutanga umusada wiki ewe ibyo dusanga nyine bikeneye mushobora kuba muri mu rujijo mutari kumenya ahantu tugiye mu murima tugiye guhereza amajide black akabyiza yego ko Kristo urumva tugiye mu murima tugiye guhinga se oya nose ko muri kwigira ko muri kwigira ntabwo tunabibwira oya gade tujyane muri ibi bintu neza ibintu twari twabibabwiye ahubwo njye natunguwe urumva no kubona abantu baje bambaye gutya niba bagiye mu birori niba bagiye muri bidi ntacyo twe nuko duhinga pe ngo muri bidi wajya muri bidi wambaye kunguko koko nawe ntugakabigara ngo mugiye mu birori kabije se ngo ngushyiremo iyo pantaro imikara ubusiri zuba ryo ntabwo uri kuri erega hano twatujima no warurize twebwe ahantu tugiye twebwe umva se twebwe ahantu tugiye bisaba amazi ahagije ahubwo sinzi impamvu tutazanye kizimyamoto twebwe urumva ahantu tugiye bisa nyine kuza wambaye ibintu bidasa fresh kubera ko nkamwe no sereba izo nkweto zo mwozera mu murima ariko reba ukuntu nge naje nambaye yewe sahize nta na backup mu ni shokora yigende murahinga niki turahego nk'ubu ureba ino bag yanjye irimo imyenda ndi bujyara mu murima yego ariko bimwaje gurya cyakoza insongisa nicyo
ubusa turabigenza erega ntago ari guhinga gusa kuko natwara n'ifumbire yego ko mwami ngo imborera se none ubwo mwaje nta bitambaro mwazanye bwo imborera sinyika kubera iki mborera giye nkore mu mborera kagaragije ntago twabivuze imborera nta birimo by'amafumbire ubwo bunebwe nibwo dushaka guca baye umugongo ejo bundi batazabaza ngo ibigori bituruka ukavuga ngo bituruka mu ibase yego ko mwami umufuka uyu munsi murabihinga erega nubwo twabibwiye cyangwa ntago turi bwivuge ntabwo turi bwivuge se abantu ni bashyashya kunuza kuri Kigali News Channel ariko mwana kivuga ntari niko ushaka kwivuga garuka wivuga ni Diana nyine n'ibisanzwe umuhinzi mworozi nongeze no mu mafumbire y'imborera n'imvaruganda turabashishikariza guhinga uretse ntunganijwe yego turabashishikariza guhinga muhinge niryo terambere ry'igihugu niryo n'akazi ndorera iki ego hari abubakiye imyaka se imyaka barayubakira se buriya ziriya biraba ari ibihingwa bikiri bitoya by'utubebe kugira ngo ntago bavuga ibihingwa by'utubebe reka kiba cyitwa Ikinyarwanda gikocamye bavuga ingemwe urumva Ikinyarwanda gikocamye gikocamye ingemwe ntabwo bavuga ibihingwa by'utubebe uretse nanjye nkukosore gikocamye apana gikocamye kocamye ushyizemo amasaka nagira ngo mbabaze akabazo kamwe rero n'ubwa mbere duhuye kuri Kigali News Channel ntabwo najyaga mpura ariko gade n'ubwa mbere uko n'ikiganiro n'abakobwa babiri asanzwe ko n'abakobwa bangahe ubwo bongereho beza yego beza sibyo ra none ifite ikibazo kibaza giti muri kumva sorry yes erega ntibandenganye ubwa mbere mwe n'abakobwa beza uburyo kuvuga bikunanira se none se nta bwiza buri hano bwatuma kuvuga bikunanira ntabwo reka mbaze ikibazo cyanjye rero yego nabaza ariko rero reka mbabaze wakiretse koko reka mbabaze sibyo muri kwiyumva mute muhuye nanjye yego ko turi kukureba tukagutinya turi kugatusaba duhuye n'umusitari buretse gato buri muntu aragenda asubiza yego ko oya turasubiza wese muri umwe turomwe kuba duhuye n'umusitari turumva natwe byaturenze niyo mpamvu ntantegutse plante yamwegukiye niyo mpamvu muri buze kuguma mutubonana ubwoba ntago ari uko dusanzwe ariko kumwe n'umusitari kagarara ni ukuvuga ngo mu kanya ashobora no kuza kunshyira no ku rutugu buriya yanjye byaranyibwira ashobora no kuza kunyikorera nimubona nicaye ahantu mumenyeho nicaye kandi mwana wa mama ube hafi kubera ko ibintu ntabwo byoroshye ntabwo biza koroha oya biroroha nta kibazo turaca n'imisigati turarya imisigati waburetse nk'abantu mwe rero ubungubu ndakeka ubungubu tugeze kwa Ama-G The Black umva tuje kwa Ama-G turi mu nzira moto zitugejeje hano haruguru ko tumanuka ariko ubungubu Ama-G aba ahantu kure pe ubakura ubimenye uba ahantu kure ubu twahageze ariko ni urugendo rwa rugendo pe wavuga uti ndagenze mugomba kujya munagenda mukagera ahantu kure hashoboka twahabonye ntabwo habonye kwambuka nzambi Kigali nabyo bizambiza icyuya atayemo n'akaririmbo yes reka dukomangeho twumve niba bahari ndabona hafunguye harafunguye haranafunga dusanze hafunguye sinebwe mwihakaye ubona no gukomanga kandi dusanze hafunguye muzi neza ko ariho tugiye se niba aranga ni ahangaha twahibye nose uko nzi ko mutinye mbwa musanze mwembwa garuka hari ni karibu kaduhaye karibu siwe aradukingiranye ntari bitwinjire tugeze kwa Ama-G so gutangiye abantu murabona twahageze ubu ngubu icyo tugiye gukora namwe murakizi twahageze rwose ni hano murakaza neza hari n'utumirwari turi kwireba yes twahageze kabisa nahangaha aha ni kwa Ama-G
duce so twinjira mu gikari twigendere mwebwe murankurikira kagarara nyine anga ntabwo muhazi mbega mugomba warahazi ubu ngubu nubwo muri beza gute mugomba kugendera ku mategeko yanjye ni ukuri pe ho gato turakubaha mu byubahiro byanyu tubagendeyeho yego metero nkazingaho inyuma yawe murakoze cyane munkurikire naje nambaye ukoboye ariko yambereho shokora ndashimiye plante ninyetaha dore yamwegukiye mana yanjye inkoko mwazumvishe ndakeka muri kubona ko tuhageze twahageze hari n'inkoko afite inkoko amaji yoroye inkoko nizo ndi kumva gusa memuretse gato gade ndakeka ko bana bashobora kuba bari bazi ko inkoko zituruka ku ntuzi ku mabusheri siko bimezera dore ahangaha niho inkoko borora nyine inkoko murabona ko inkoko zimeze niho zituruka inkoko se ahangaha niho bazororera inkoko zituruka hese sosi yazo inkoko iyiguruka iriguruka ni ikibazo mbaje nko kumbaza ngo uturukahe oya mbwira nsubiza se uzi ukuri umaze kutubwira ngo ni muri bushatu sikari wose ituruka inkoko iturukahe dusobanure hehe nawe kubaza inkoko iratera akavamo umwana dore wamworoze nguyu abakobwa ndabakirara ngo wagumushwe ituruka ku mushwi se bamwabuze we ntabwo navuze ngo ituruka ku mushwi iratera igatera iki umushwi se uvuga iki itera umushwi gutyo umushwi kawuterwa igatera iki ikamena wumva ikarira iminsi 29 igatera akavamo umushwi iryo giserivaye aho zibone ko urumva mwaje kunyigisha kandi n'ikibazo turakwigisha bihinduye isura ni gute umunyeshuri yigisha umwarimu umwarimu turamufatanya ubumenyi uretse gato ubwo gukora ibyo mbabwiye oya uratubeshya mwebwe ndabasubizayo karabaye umwarimu uranga nawe ni umuswa guys ucyo muri musakuriza inkoko ngo njye sinkunda akavuyo yaratsinzwe dore irimwa mugomba gukurikiza icyo mbabwiye ubu si umuntu atujyanye muri trip guys inkoko aranaducecekesheje Gade Mbo ko ndabona umusaza ntago yaranahagira ariko ndakeka ubu ngubu se nitwatatu tunazigaburira nicyo kibazo ibiryo se twabanza tukanareba mahari inkoko ziri kutubwira ati mura kaza neza iri ni ikaze ry'inkoko biriya bishobora kuba ari ibiryo bishobora kuba ari ibyazo reka tuhe beriza aryeho yumva oya njye ndi inkoko ndashaka ko twahita tujya mu mucyaro tukagaburira okay bo noneho agire uza amfasha ngabo nyine bagiye gufashanya turi kwiga ku bworozi bw'inkoko ubu ngubu amva suraseka iki bazeya ibiryo birimo n'amakoko ni amasarabwayi ni amabuye burasa turafungurira byashoboka se karaha ahubwo se burasa zihita zisohoka banza ahubwo ibi twari kubisiga twamaze tukamena biriya bintu birimo mbona bisa nabi nanjye nuko ndi kubyumva kugira ngo zitahita zibirya kandi bisa nabi mama betwanjye ni gute buretse na hano harimo akandi kantu akanka banza ukazamu buretse mutambabaza
inkoko zaje kuduha karibu ubwo Kristo bana nyine n'inkoko Sha mugabanye ubutesi mwana muzanga bagiye kudukubita ibintu by'ubutesi mwa mufite n'ibiki kwiga no gushira ku buti noneho ndakwihana ndakubujije we inkoko zisaba ukuvuga ngo kuzamwa hano kutuza natuje n'ukuri kw'Imana inkoko zose zikunda abantu birata cyangwa bafite akavuga mwa murimo n'ibiki zana ibyo bintu anga oya tubanze tumenya ariko iramya ndakagara hari abiri ziriramo zashyizemo biriya bintu by'inuzi babarizaho anga aho gade anga nta kuntu abantu bari kubanza bagakora mu isuku mwahanga mwahantu yego ngisuku yego ibi ngibi sisi bigomba kuba birimo sinye babwiye ngo muze mwambaye gutya tugomba kuvanga ibintu mwakoze mu isuku cyane kubera ko ubundi mbere byagomba ko umuntu yinjira amanuka kanje no kumupima kuko abantu bashobora no kuba bakanduza n'inkoko yego ko Chris inkoko z'ubu twatwabure ngo ki buriya hari inyama ushobora kuhajyana mu ntuze mu biraro by'inkoko izo nkoko zihise zirwara ntacyo ziba bo guys rero impamvu mubona njye nza nkahita ninjira ni uko ahangaha hamaze kuba mu rugo neza murabizi abantu bagiye banatubona umunsi ku wundi hamaze kuba mu rugo by the way ni ukuvuga ngo tugiye kugaburira nyine inkoko ariko umusaza nyine bwo ari buze nyine tungiye mita ninjira nyine mita nkora n'ubundi habaye mu rugo kabisa cyane yuko mwabonye ko hari n'itungo ntazanye barabizi mbo rero twatangiye tukadugaburira cyangwa twanye dukurimo hariya tubanza tujya dukuramo biriya birimo hariya dayururire gadi nawe afite ubwobere bwo kwinjiramo dore ubwoba icyo bukora gende neza koze ndo kunsimbukira zigize nyine nguzanye ibyo kurya ndabamenya nimumenyere ndabaha isomo mutigeze mubona mwangukomwe siko musetsa urandorera Dayana kinkoko Imana papa gende neza mwana yarapfuye agiye gusenyera amaji ugutinya n'impanuka asikwirikira mugende mwe muri hari agiye gusenyera amaji mani ibyaye ntabwo byoroshye mubona shaho murya inkoko ntimuze ngo ego kuzi kuki muri gutuma zinyirukankaho uri kuzikanga wowe ntabwo ari nk'uko bagenda mu nkatamani zikankataho nanjye nzaye ayiwe vampirina njyewe jamo nawe ugenda umene biriya ndagukubita umugeri beri tugende beri ase wo nawe buretse ngendayo ngiye uziko izi nkoko zigira inda mbi urani ibintu bakora nakuburetse utansindikayo wo guturira ubundi simvuye yose nabajyayo wo mugeze ujyayo mana we mana yacu none ndakandagira amasoko beri ijyayo ariko ahantu gushaka kwizana tugende ari amazi bana aya mazi twayamenye tujyane rero mazi nimuyareke hari ukuntu ngo yasuka akaza ngo harimo andi meza tuzane inyuma neza munsi y'amaguru gade urabona ba bakobwa bacu ukuntu ibintu babyifashe niyo mpamvu urubyiruko gutera imbere bizagora nose nk'ubu mbazanye kugaburira inkoko ariko ureba ngo inkoko ngo zirabana okay sawa buretse nje nose ubu ngubu ubu twavuga ko ibingibi ari ibiki nose uri kuri inkoko iraryana umunsi nk'uko hano hanze ko zibimaze yego zirabimenya zana ibyo ngibyo banze nzishyiriremo mwana uziko zino nk'uko hari n'izakutse amenyo gushyiramo ntabwo
Chama biri ibyuya pe. Kwera kazi. Nabarabugira kamfungeho izi zitinjira Gutetera ni bibi. ase bite byenye hari ibyo mumbonana Ndabiyamye mu imbere. Akubwira inkoko nabi. Uziko inkoko uziko inkoko zirera zikarira. abasherimbe yegere Izo nkoko na muntu zisakuriza. mama mwegere hiza Uretse nkwereke mu gihe umeze gutyo zagushungereho. Urifata ukabwira inkoko nabi. Nta soni. Tambuka neza. izi nkoko zirashonje byo Inkoko ntabwo wikanga inkoko gusa mu gikoni kugenda no kubona zandi. Nazo hari akijya ngenzuke hano. Mani ukezi. Shana wapete. manuka ariko wowe ngiye nitinyira inkoko reka Gade. Wabonye se? Shana kuri umugome cyane. Ah. Zino nkoko zirashonje. ziramugurukanye Guys, mnayibona rero mwabantu mwe. Wowe kwangurikira. Baramukura amaboko mu mifuka mukore brother. ngiye nitinyira inkoko ndetse Amafaranga arahari. Akazi ntago kabuze ubwo kabuze abantu. Nadibra siko bimezera. Akazi ntago kabuze ubwo habuze abantu. nifitiye ubwoba Beri ngwino nabakira. sha ntabwo mbiterura Asha wajana ngaho waje kwifotoza mwana. ndafatama ariko ntabwo mbiterura Bino uzemo hano uhereze inkoko. Nyarwanda mujye mureba ngo nawe murashaka kuzana abagore mujye manza murebera aha ngaha. Muzisimbuke muzikange babikubujije. Izi nkoko nta muntu uzikanga nawe umuntu uvuga nabi. none se ndabigira nute Kandi umanuke gaho. Kuvuga nabi ntabwo byemeye mu kiraro. mana we ntimunyegere daya nava ariko ndakoramo gusa Fata bino ndi umukozi wawe fata. fata terura tufatanye Andishije ibiryo by'inkoko. mbabarira nawe muranyegera ndabizi Ako ntabwo ikinyoko ntabwo kizigutwara musenzi. Abakobwa none ndagatsindi. none se kuri kunsiga Doze uri kubona inkoko ari imbwa. Kandi abo arga nabashyiramo. Muri kano kaboro. Afite ubwoba. Yego. Muri kano kaboro. Ko ntibashyiramo ra. mana we zinyegere Egira hino wowe ngwino hano. Ngwino hano aho hagati y'izinzamuruke njyewe ngwino hano nose ko oya ngwino hano hagara hanga ntacyo zigutwara. ndazishota n'indoma ndayishota Wayishota. twagiye So guhita uguma ngaha burundu twafata tumugumana ariko buri mvawo Avizi inkoko n'umwikanga ntacyo gutwara. akira fata ibintu Sinabwiye ko kwibwira nabi bitemewe. Uziko inkoko zirira nk'abantu. Uziko ziherera zikarira. yesu kubera ubwoba ndumva umugongo undiye Hano ongeramo ibiryo beri. mabuja arategetse ongeramo ibiryo mana we ziranyurira ndapfa Yesu waje kwangiza ibiryo beri. Uziko yuko ubimenaguraho hose. We man. Agaruko nguko mane baba. Mana we urabona akagarara atari kuzikoramo. wowe se waje wowe washera ngo yazihaye arahanga ari gutegeka abantu gusa zishukure nyine Ibura nawe da wowe uri kubona nko kwirukanga. We ugenda kujya hariya. ngo bajye kujya hehe sha waretse mani zireka nawe nashyize
washyizemo ibiryo ariko mugenda kurya hari shadana waretse koko ko naho nashyizemo ibiryo wazire mugenda kurya hari twashyizemo ibiryo byinshi twigendera Kagara Mana yanjye awe yandetse se yandetse Wande roza n'abagore mw'abantu wandetse bari murimo gushaka abagore mucagure neza mwitonze mucagure mwitonze ntabwo byoroshye twazihaye ibyo kurya twazihaye murabona ziri kurya zanezerewe hano ko harimo utubebe n'ibikuru ntabwo bavuga utubebe navuze ngo bavuga imishwi y'inkoko imishwi iyo imishwi ko harimo n'inkuru ndeba nka ruriya buriya ntiruzirya ni nka kwa kundi nyine abana bavukana ari babiri n'agakuru undi nyine akagira akaba mutoya ariko uko byasa kose nyine urabona ko zose zikiri ntoya nyine ni imishwi tu zaryohewe ariko ibiryo ni na byinshi tuba twazanye zirengejeho amazi ziko zirya zikarenzaho n'amazi kugira ngo bitaziniga ni ibisahira ndize nk'uko ntose yo yemen yo fresh sana kabisa ga igerayo wimfataho genda yenda ufite ubwoba yenda kwikubita hasi n'izi nkuru njya babona zicura intoya nacyo zimwe Kagara arandikanye ese hano ko hari izigunze izizi n'abantu bigunga mumbarize yesu umwami ragu dayana afata ibyo byo kurya abatabujije mbabarira sinzubizemo ni sawa dore uzivanyaho dore zirinjiye nihinjira n'inkuru ndabandeba ariko si ubwo inkoko nyine iyo ziri ku meza muba mwasa ama zipfa kugera reka zigere ku meza gusa we ibiryo biri hari ava kuri ibi mwaza ibyo bike cyane bishoboka kabisa umwe bamwe babagarura gutya mu bantu ni ukuzongera tuzereza byinshi ni ugushyiramo byinshi umubyizi n'umusambi ababereye ukuntu babikora birebera ubajyane mu bugari ariko ubundi wowe jyamu kuki muzikunda ku isafuriya dayana kandi nigeze ajyamo uyu nguyu katigeze nakandagiramo we genda uhereze inkoko divana umutekano yesu we yesu we nigeze akandagiramo ariko ni uwa mbere mu gusakuza yinjiramo dore uko areba mudakandagira kandi yo men nabi inkoko zuba warakize ntabwo turwaye yo hano meze neza ubu ngubu kabisa wese umusaza akazima nahise nkipanga hakiri kare ngo umuteso ni ukutubona niryo kosa no kwinjiramo njye ariko rero kosa ntabwo rinababarirwa dore gade ukuntu ariko nawe niba ufite ubwoba ufite ubwoba bwinshi kandi wabona uwora n'igisaza mugaciringa ariko yasaza kuko nk'aka ngaka kabona kiruka ni kibone uko barwanye berize njye ariko waherekana umbwira ngo injira we wakinjiye Kagara kirara do injira injira mama igenda sawa ikibazo mani kumva ni ikihe cyo kumva ko udahamorata ngo nadahe ndahemura ufite n'ibimyira gifite ye Kagara gira vuba ako urabiki ahangaha ko nta kintu yabikunisha inkoko n'imbwa n'iki ndabona usuka mu gace zamurya amafaranga yacu ushaka mutazi aho tuba twayakuye do buretse gato kumena ibiryo se uri kujya ngwino hano umwereka hano kirira nanjye ngwino
inkoko nawe Njye hariya bakubwira. Urankirira hano. Ibintu ushyiremo hariya mani. Hasi inkoko zirakurya, inkoko n'imbwa n'inkingi. Genda gake. Shyiremo kime utekereze neza. wa mugani hari tagiye kuzifuma Yireke. asaka kavuyeho kandi ayishyireho ngirye. Yireke. izi nkoko nazo zigira ibintu byinshi ndazibonye. Hano noneho nanga. Muze mushyiremo hano. Akira wowe. Akira ibi bintu bisanzwe. si byose ko mwese mushaka kubima hehe None se urazanga ntukore. Ubundi noneho mufate utu tuntu mukuremo bino bintu bisa bijyino zose. Nabitweretse. Utuntu. Tinyuka shaka urashoboye. akira mfasha rero nyine mfasha Mena. Nitusigamo nyabuneka. None se hari ubwo zabari. Kuba zirya. Zakurya timwakire sha. Meni birya se. Urabona ko watangiye kumenya uko bimeze. Ikibazo ziza ziruka nazo zigira inda mbi. Tamenya ubwoko bwayo. Ntabwo zagira inda mbi kurusha abantu. Ntibibaho. Umuntu sha. Mugende gake. oya sawa Tuzi gutaruka by'abazabitubaza. bakana bakabundukira yewe Muri abatarutse. Mfasha gutya dishima. shyiraho ngaba tugiriremo hano turiya Reba kano ga. bamubeshyire kare kwata izuba Fungura umunwa. yo yije turebe yeri mu ibasi birabyanze hari inkoko zidakunda imirire nyine dore zi Usukura dore ingano. Kare. Dore hano dusigaranye ibyo kurya byazo. Akira akagara. Akira. Na bino ni hakuno hari ikintu kiri bungureho purante. Si ubwo kutinya inkoko bakweretse. Ndabizi se. Imbwa ye ntabwo nitinya njyewe. Imbwa se yazibazi. Hari n'abantu ngo babaye mwana. Ari ukuyikanjura. Abantu b'imbwa. Yo. n'abantu ngo babayemo Kagarara yigize umukozi wo mu nkoko zo mu nkoko. Ariko nje baranze. Rega nje ntabwo ndi mwebwe mwana. Amajwi abambwiriye. Ntabwo babizi barabyibagiwe. Ikosa bakoze ni ukutubona. Ryari indi kandi ritababarira. ntabwo ribabarira. Byo kugira iki? Kubona akagarara. Warahemutse. Warahemutse. Niko se Ibyo kosa ryonyine. nikosore noneho. Kandi ritababarirwa. Nta nubwo rikosorwa. Batuturikanye cyo kugaburira inkoko burya. Ndabirebye ndabona akazi kagakomeye hariyo twabonye nshuti. Kururaho ukase. Niba ari amenyo ni amenyo y'inkoko kuko ngo nawe. Mbwira umubare w'izi nkoko wambwira ko bazegeranya hirya deni nkazibara hagira kaza nkaca akaguru. Bamubaza umubare mwiza amaze gutya. bagadi Uzana mfate kamera nayo mushyira. ntabwo ajyamo. Yo. Ugereranyije nk'umunyamibare uri kwiga university. Urabona ari nka zingahe?
gereranya kugereranya estimation Yesu bwawe. uretse abari gutekereza iyo umuntu yiga abatekereza tekinolojiya tekinoloji ikikora ariko urageze kurabara akabimugarura oya Ntabwo tuzitwaye. hakundi umuntu aba ari umuceri miliyoni eshatu agatungo nako hari n'izindi uretse tekinolojiya Amaji. Ndashaka kuba imwe bakayiterura. atamwana atamagi wawe ngaho reka tubanze twumve Niba harimo guterura gukora kareka ntabwo bivamo. ndabona mbaye ubukara Reka. ugereranije ndiye uburaramo harya sha ushobora kuba ziri mu ijana na iyo nta n'umumaro oya ni ukuvuga nyine atagitinze umubare ariko na byanze bikunze ni hejuru y'ijana pe uzi ko ndiye umuraramo akantu ko y'amashuri ntabwo umuntu asubiza gutyo gusa arabanza agatekereza abanza agatekereza Tekereza nyabuneka. Iya nana gatekereza. think before nagakubiyemo ibintu byinshi wavuyemo se ko numva natangiye kurya umuraramo wazo nawe utawurya cyangwa nawe already wawuriye umuki umuraramo Tangiye kuruhu. Dore ni baciye. Hano hari inkoko baciye umunwa. Kagara yo rero tujye kwiganirira ariko wa mugani ni hejuru y'ijana hejuru y'ijana twongereho na iriya n'ubumara afa Komeza ariko tuno kunywa amazi cyane ibigo byazinze ko byazinze zanizwe ziza kunywa amazi ushaka kuba nk'inkoko se nk'inkoko se oya nawe nshaka kubaho nk'inkoko rata ariko hano hari n'izindi niba mutinya uduko oya ntabwo najyamo cyuma kirababoye we yego dore ngiye ukuntu si umwirwa mu cy'igisake mbonye umuntu bangana niko twe nta bibazo by'amatsiko tuba dufite ngo ku nkoko cyane iyi bayiciye umunwa kubera ikiri hehe bayiciye umunwa kuki iyi bayikase umuntu iriye ngiyo zose se ni iyi nkoko ibaye umupfakazi bayica umuntu njyewe nicyo mbiziho ntibavuga ngo inkoko yapfakaye bayica umuntu bavuga ngo bayiciye umuntu uko yacitse umuntu okay gadi uyu munsi turaganirira he mwana abantu ko bafite ibibazo byinshi by'amatsiko kandi abantu batinya imishwi iriya mishwi iguruka kuriya se wagurukana nayo wamubonye kagara wamubonye kagara munyakazi umukozi wo mu nkoko munyakazi ca ni ibintu by'imitatu ca hamwe mwuzana ahangaha mu iki gihugu udakora ntakarye shaka bisa udakora ntakarye guys mutinyuke inkoko nta bintu byadanje pe zirakorekeka mubonye rero umunwa ari uko mugeze hanze inkoko ntabwo nzizi ko zanywa amata ariko ziyashatse zayanywa ariko zayamutse cyangwa se zikanayanga ko ntabwo nigeze numva inkoko yanyweye amata saziheje urebere wazanyweye amazi isozoka mu nzoga ubwo bwiwe urajya kumbwira ngo mfate inkoko ngo nzeyanywa amata
twarakuze twumva zinywa amazi Kagara abarokore banywa inzoga iyo ushaka urayinywa si ibyo byose ariko ari wowe wabyihitiye Use ni nkoko nazo zaza zikakubwira ngo nshaka kunywa ji. Abakobwa njya mbona muri gukora ibiganiro mukora tizi. Abakobwa bakora tizi. Tize gusa. Ya turi abakobwa nyine bameze neza. Oh yes. Batunganye mu bice bimwe na bimwe. Ase nawe uri kwikanguka. Boko baradututse. Mboga zira mwabantu mwe kwa tuvuye mu cyaro kimwe ko tuvuye kuzigaburira. Nabona ko njewe nk'umunyamurimo nk'umukozi nta maze kumenyera mu rugo iyo nsanze ishonje mitangaburira. Ari umuntu wambashije ngo Kagarana bi wawe. Ahabaye gutwaye. Ahabaye sari ikibazo gihari. Yego ndaba kubera ko ndahari. None sari ikibazo. Naba wabona bagiye kuhaba. Yego. Ngo uyemereye kuhaza niba basamna zishora kukomanya. We gomba kuba ari hano. Cyane. Mbo rero ubwo no kuvuga ngo anganda ceka muntu uza dushoje mu cyaro cy'inkoko. Ubwo Chacha. Tutengeye. Sikuyengire. Uraseka. Yakosa. Andi Kagara. Ari ibintu tuzapfa. Vuga vuba. Ewa nukuvuga ngo nk'abantu mwe. Ruja mafone shop ku isi hose ko nje kudakwangeraho. Aha. Nana nushura kwa musanga. Ka free zone mu mujyi. Aguze telefone y'icyerekezo. Murebe mwibwe. Ngaho genda kandi imani kuri. Yes. Yeah. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.